Ibinyoma niki umuntu aba ukuri ariho kandi aba n'umunyabinyoma agize ate ariho, ariko abanyarwanda bashaka kweza n'ibitezwa. Niyo mpamvu uyu munsi Imana iri gutinda ku Rwanda. Niyo mpamvu abantu benshi batumvira ijambo ry'Imana bazamera nk'ahabu n'umugore we Yezebeli. N'urwo rubyiruko uri murambwira narwo niko ruzamera, ko bireba ngo twigire ku batubanjirije, ariko niba nabo tutabigeho Yesu nawe niwe muhamya tugomba kugera gute kwigiraho. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu Gitwaza yakoze kuriya niko kuri k'umwuka w'Imana, kandi ni nako kugera neza kw'Imana, kuko Imana yavuga ngo ducyahe duteshe kandi duhane. Abumvira bazakizwa, abatumvira bazarirwa n'umuriro w'Imana cyangwa abanzi b'Imana. Ngo tumenye ko abantu bananiranye, nubwo bananiranye ariko Imana ikibafiteho imbabazi kuko baremwe mu ishusho yayo. Ngo ariko umunsi yafashe umwanzuro buri wese azahemberwa imirimo agira ate arimo gukora. N'umuntu arega mutinya kuvuga nk'uriya Minyoni. Wabonye umuntu mwe niba mwarasenze Imana mukaba mwaragendanye n'Imana, mwigize mubona umuntu hanuka kune akikubita hasi akigaragura nk'inzoka. Harantu mwabibonye niba mwarasenze? Twarasenze abadayimoni bava mu muntu akagwa hasi agasinzira bakaburana n'abantu, kuko abantu ntago bagishaka kubana n'Imana, ahubwo barashaka iby'Imana yaremye cyangwa iby'Imana yavuze bikabaho kandi biremewe umuntu. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo iki ni igihe cyo kuvugira Imana by'ukuri, kandi ni igihe cyo gukorera Imana by'ukuri. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira, Imana ibarinde kandi bakomeze. Turayibona muradukurikira, mukande subscribe kuri izi channel zacu zikurikiye. Mwese muri mu Rwanda, mu burasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo n'amajyaruguru, turabashuje n'umujyi wa Kigali. Namwe mutuye muri diaspora, muri Amerika, i Burayi no muri Canada, mwese turabashuhuje. Mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu, mudutera inkunga muri ubwo buryo kugira ngo mudufashe gukora umurimo w'Imana, musharinge ibiganiro cyane, kuko namwe muzajya muba mwakoze umurimo w'Imana. Uwo n'umurimo w'Imana utubyukiriza buri gihe cyose kugira ngo tubakorere ijambo ry'Imana, tubabwirize abantu benshi cyane bakizwe, kuko nibyo dukeneye, kuko ibi ni ibihe bikomeye cyane. Ngaho rero mudukurikire, mukanda subscribe. Dufite umukozi w'Imana imbere yacu rero, ntago aribwo bwa mbere yagera ku Muremyi TV, ni kenshi cyane kandi turamushimira. Reka tumusuze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo noneho anadusengera Imana twinjire mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Mwa banyamakuru mwe mwifuje ko tuganira ku murimo w'Imana, ndashimira Imana yabarinze natwe ikaturinda. Umuremyi TV ndamushimira, Mushima Uwiteka TV ndamushimira, na BNC TV ndayishimira. Mvuga ngo Uwiteka bishimire muri uyu mwaka wa 2024 nk'uko akomeje kubarinda, akaba bageje muri 2024 ku itariki 29. Rero ndashimira Imana ikomeje kubana namwe. Rero nanjye ndashimira Imana yabarinze. Rero Imana ikomeze bagirire neza. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu waduhamagaye, umurengezi mwiza w'ibyaremwe mu isi no mu ijuru, akaba ari we muhuza. Ndamushimiye ubicaduhayeho ingwate n'umwuka wera kugira ngo atuyobore mu kuri kose, kubw'izina rye n'icyubahiro cye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Rero Imana ibishimire. Mfite umugore n'abana, ndi umupasiteri, ndi umushumba. Nanjye mfite channel bita Noah TV 1. Aha turi mu murimo umwe
ariko ngira ngo mbabwire ngo aba ni bene data baje kunsura, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Pastor Noah, turabashimiye cyane kuba mwaje kuri Zicano. Hari akabazo nashaka kugira ngo mbabaze. Muri iyi minsi hari amakuru yarahari yavugaga kuri Gitwaza, avuga ukuntu yavuze abantu bamwe bajya kuririmba bambaye amapantaro, abandi badefirije, abandi bambaye amaherena. Nka pasiteri, wowe ubyumva gute nk'umukozi w'Imana, ko tuzi ko mbere mu Bisiraheli babikoraga bakabyambara, none noza uriya Gitwaza akaba yarabikuyeho, kandi n'ubundi barabyambaraga akabyihorera. Wowe iyo urebye nka Noah, nka pasiteri, nk'umuyobozi ushumbye, kuko uri pasiteri burya ubushumbye nubwo waba udafite intama uyoboye, ariko uri pasiteri twavuga ko ari nk'abanyarwanda bose uyoboye. Wowe urabyumva ute pastor? Urakoze cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu Gitwaza yakoze kuriya niko kuri k'umwuka w'Imana, kandi ni nako kugera neza kw'Imana, kuko Imana yavuga ngo ducyahe, duteshe kandi duhane. Abumvira bazakizwa, abatumvira bazarirwa n'umuriro w'Imana cyangwa abanzi b'Imana. Icyo yakoze rero ni ukuri. None se Pastor Noah, ko atari yarabikoze mbere, ubu ngo akaba ari bwo abikoze, ubwo byagenze bite? Uriya ngira ngo nkubwire nuko abantu bibagirwa tugiye mu mateka. Hari umuntu yigize avuga ngo harya ngo mwabuze amafaranga cyangwa mwabuze aho mwakorera amafaranga, ngo mwabonewe no gushinga udutorero cyangwa amadini. Bucya buri muntu wese yagiye gushinga irye. Nuko iyo abantu bari kuvuga ijambo ry'Imana bavuga ngo batambike, ntabwo twe dutambikira, ahubwo tuvuga iby'Imana yatubwiye, tukavuga n'ibyo abantu bavuga. None uyu munsi rero ikosa ririmo, ntabwo abantu bagishaka ko babavuga, ahubwo bashaka ngo bavuga ibyiza bakora cyangwa n'ibibi, babakomera amashyi nka mwidishyi, ariko ntabwo bizabaho mu nzira y'Imana. Murakoze cyane Pastor Noah. Wenda iyo turebye muri Bibiliya, Abisiraheli igihe bari mu butayu bafashe imiringa yabo bari bambaye bayikoramo ikigirwamana ubwo bakiramyaga, kandi biriya n'ibikomo bambaraga bakambara n'amaherena. Ubwo ibyo ntago byemewe kuba umuntu yakwambara iherena cyangwa ibindi. Murakoze cyane. Reka tubanze dusome mu Bami ba kabiri, igice ni cya 20 wenda na gatatu na kabiri umurongo wa 23. Ndagira ngo hagire uhadusomera muri mwe twumva icyo Uwiteka avuga, kugira ngo tumenye ko abantu bananiranye, nubwo bananiranye ariko Imana ikibafiteho imbabazi, kuko baremwe mu ishusho yayo. Ngo ariko umunsi yafashe umwanzuro, buri wese azahemberwa imirimo agira ate arimo gukora. Abami ba mbere bice bingahe? Cya 22 umurongo wa 23. Abami ba mbere igice cya 22 umurongo wa 23. Umurongo wa 23 haravuga ngo nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Saho ngaho subiramo 23 ngo nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Icya mbere ni Abisiraheli bari banze kumvira Imana. Icya kabiri ni Abayuda nabo ubwabo bari bahamagariwe guhereza ibyaha abatambyi b'Abisiraheli. Bivuga ngo iyo ukunze ikinyoma Imana irakureka, kuko hari ijambo nkunda kuvuga, ijambo guhitamo. Niba nakuremye ngo uhitemo, ntabwo ari izaza kuguhitiramo.
noneho kuduhitiramo kwayo ni uko yatanze Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo abe incungu ya bose, akomeze abakiranuka kandi anakize abanyabyaha. urumva ko buri muntu niyiyanga ubwe ku giti cye niwe uziciraho urubanza, ntabwo ari Imana izaciraho umuntu iki urubanza, kuko n'uwo mwuka wabajeho kubera ko banze tewokarasi y'Imana, muri make banze demokarasi y'Imana. ubwo tuvuge ko bambaye ibikomo bitari byemewe kuko bari banze Imana, none niko bimeze. ntabwo byari byemewe. umva, iyo biba byemewe Imana ntabwo iba yarabirwanyije. wibuke ko icyatumye bagwa mu butayu ahanini ari ukurema ibigirwamana hehe? mu bitare no mu maherena no mu mikufi. none icyo gihe Miriyamu we Imana imuhindura kwambara ibibembe, ariko Aroni iramwihorera, ariko bose yari yagize ite? ngo igiriye umugaragu wayo Mose bagendanaga. Imana ikeneye uwo bagendana, ntabwo Imana ikeneye abantu bayibeshyera. abantu bayibeshyera ikeneye n'uwo bagendana nayo kugira ngo azabe ari we ubabera iki? umuhamya. rero ndagusaba mu gihe gisa n'icyo ubera Imana iki? umuhamya muri bene so benshi. ahari twakubaza duti ese buriya twavuga kuri iriya imyambarire yavuzeho n'ibyo bikomo n'ibindi wenda sinzi n'amapantaro, ariko se buriya nibyo bintu bishobora kuba byaba byitukisha Imana cyangwa bidahesha Imana cyubahiro byonyine? oya, hari n'ibindi. hari n'umuntu erega mutinya kuvuga nk'uriya Minyoni. wabonye umuntu mwe niba mwarasenze Imana mukaba mwaragendanye n'Imana, mwigize mubona umuntu uhanuka kune akikubita hasi akigaragura nk'inzoka? hari ahantu mwabibonye niba mwarasenze? twarasenze abadayimoni bava mu muntu akagwa hasi agasinzira, bakamurambikaho ibitenge akaryama, yarangiza yakwicura agahaguruka, cyangwa tukamusengera akaruka, yamara kuruka agasinzira agahaguruka ashima Imana. ariko wabonye umuntu uva ku ntebe akigaragura nk'inzoka, cyangwa umuntu akaba ahagaze akura hasi nk'igiti, biriya bintu uriya mwuka ubaho. hari ibintu mbabwira ngo niba tubuze ubwenge bw'umubiri tukabura ubwenge bwo mu mwuka, nubwo twize mu ishuri tuzabunanirwa. ikibazo dufite rero ni iki? ntabwo dushaka kumvira umwuka wera w'Imana, ahubwo abantu barashaka kumvira inyungu zibaha ibinyoma kugira ngo bajye Gehinomu. wabonye uburyo yamubwiye ngo Imana yacu ngo waraje urayakira, ngo none twari tukuzanira ibuye ry'ifatizo, ngo ariko nubwo bituzuye ngo ananirwa kumureba mu maso no kujya gute, ahubwo arunama. ntabwo uriya ari umwuka w'Imana, iriya ni Antikristo, ni umuhanuzi wiwe, bariya n'abahanuzi biwe. muri make ni imyuka y'abarangi. ariko hanze aha ngaha hari urubyiruko rugenda rwambaye imyenda itameze neza, kandi urwo rubyiruko rukaba ari urubyiruko rw'abasore. hakaba n'urubyiruko rw'abakobwa usanga hari ukuntu bafata iminwa bakayisiga, bagafata amaso yabo bakogosha hano hejuru, ndetse ni wajya kureba n'inzara ugasanga bazihinduye ukuntu, ndetse bateyeho n'izindi. ibyo byo mubivugaho iki, cyangwa se ijambo ry'Imana ribivugaho iki? yewe urakoze cyane. kugira ngo tubirebe neza ndagira ngo andebere igice Abami ba mbere igice cya 17, igice cya 21 mu murongo wa 17, twumva ubw'Imana yahagurutsaga umuhanuzi wayo Eliya. amen. twe Bibiliya tubwira ngo twigire ku batubanjirije, ntabwo twe rero twigira ku byo tubona by'iki gihe. Abami ba mbere ibice 21, umurongo wa 17, haravuga ngo Eliya atumwa kuvuma Ahabu yari umwami. aba bami baravuga ngo Imana izibanze ibabwire, bafitanye ikibazo n'Imana, bafitanye urubanza n'iki? n'Imana.
17 bavuga ngo ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'itushibu riti haguruka umanuke usange Ahabu umwami w'Abisirayeli utuye i Samariya. umwami w'iki w'Isirayeli. duherutse no kujya muravuga ngo turagira ngo Imana izaze inyibwire abandi baceceka ninjye mukuru. Kuki yamwoherereje Eliya no kubera iki? Tujye dusoma ibyanditswe neza. None abenshi bari kuvuga ngo Imana ngo yabwiraga Abisirayeli ntiri kubwira Abanyarwanda, ariko twirengagize ko iyo dukijijwe tuvuye muri gakondo z'ibyaha tuba dushanze Kristo. Turi Abisirayeli mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kuko twihannye ibyaha by'iki by'ubusambanyi, ibyaha byo guterekera, bimwe bambazaga nibyo ndi gusubiza, ibyaha by'ubwibone bwose, iby'ubuhenzi bw'iki bw'umwijima. Niyo mpamvu rero abantu benshi batumvira ijambo ry'Imana bazamera nk'Ahabu n'umugore we Yezebeli. N'urwo rubyiruko urimo urambwira narwo niko ruzamera, ko bireba ngo twigire ku batubanjirije, ariko niba nabo tutabigeho, Yesu nawe niwe muhamya tugomba kugera gute kwigiraho. Murakoze cyane. Dukomeze. Oya ni uwo murongo najya mbereke. Muravuga ngo abami Imana yihagurukiriza umuhanuzi ajya kubwira umwami, ntabwo ari umwami ubwira abayobora. Oya, umwami ayobora abaturage kugira ngo bajye imbere bizihirwe, bishime, bashimire n'Imana kandi bashimire n'umwami wabo. None ahubwo arangira avuga ngo Imana izaze inyibwirire. Uyu mwami afitanye urubanza n'Imana, kandi muri ngira ngo ni igice mu bice 9 bya Yeremiya bya Yesaya umurongo wa 12 ngira ngo kugeza kwa kangahe harimo ijambo rivuga ngo umugabo w'icyubahiro niwe mutwe, ngo kandi umugabo w'ikibuno, ngo umugabo n'umugabo w'ikibuno w'umunyabinyoma. Umunyabinyoma ni iki? Umuntu aba uw'ukuri ariho kandi aba n'umunyabinyoma agize ate ariho, ariko Abanyarwanda bashaka kweza n'ibitezwa. Niyo mpamvu uyu munsi Imana iri gutinda ku Rwanda. Murakoze cyane rero Noah, Imana iguha umugisha. Reka twinjire mu cyiciro cya kabiri kugira ngo twihutishe. Ni karibu rero n'ibyo wateguye. Murakoze cyane. Umwuka ni utegura, kuko nge ntago nategura mbishobore. Narateguye birananira, ariko umwuka wampa gutegura, ariko akanyobora uburyo nanjye ndi bubitangemo. Nukuri ahubwo tugezeho iby'Imana yaguhaye kugira ngo ubitugezeho cyangwa se ubigeze ku bakunzi bacu badukurikiye bari hirya no hino. Murakoze cyane. Imana ibagirire neza kubw'icyizere mwagize mukava mutireka tujye gusura uyu muvandimwe wacu, tunaganire ku by'ijambo ry'Imana, turebe abatubanjirije, turebe abicyahise, turebe n'abigiye turimo. Bivuga ngo umuntu yumvira ku giti cye cyangwa agasuzugura ku giti cye. Iby'abantu byo nimubitindeho, ahubwo wowe wirebeho uburyo ugenda hagati y'abizera n'abatizera, cyangwa se hagati y'abapagani n'indyarya, kuko Imana izazireba imigendere y'umuntu, ntabwo izazireba iki uko abantu bitwaye, buri wese uko yitwara. Hari ijambo nyankunda Yesu yavuze ngo yaje gucana umuriro mu isi, kufashwe ikindi akiyakora n'iki. Yaje gutanya umukazana na nyirabukwe, yaje gutanya nyirabukwe n'umukwe, yaje gutanya base umwana na se, ndetse umugore n'umukobwa, buri kintu cyose aravuga. Urumva aravuga. Rero ndagira mbabwire inshuti yanjye, ni ukuvuga ngo mu myizerere y'agakiza tere dukirizwaho nimwe kandi dukizwa kimwe, ariko nanone tugwa kimwe, ariko iyo twirinze Yesu niwe uduha gukizwa. Nta muntu waduha gukizwa. Icyo cyo nyibabwire. Yobu 21 umurongo wa 6 wonyine. Yobu 21 umurongo waho wa 6. Yobu 21 umurongo waho wa 6 haratubwira ngo iyo niyibutse ngira ubwoba. Iyo agize ate? Iyo niyibutse agira iki? Ubwoba. Komeza. Kandi umushyitsi ugatigisa umubiri wanjye. Subiramo iryo jambo. 21:6 haravuga ngo iyo niyibutse ngira ubwoba,
kandi umushyitsi ugatigisa umubiri wanjye. murakoze cyane, Imana ibishimire. murumva neza ko uyu ni umwe Satani yigize iza gusaba Uwiteka, kandi bahagararanye gutya by'imbona nkubone. natwe rero nta gishobora kutubaho Imana itabyemeye. niho umuswa umwe azakubwira ngo umuntu wavuze ko Imana iriho ngo niwe wishe abantu ngo abica mu mutwe, ariko navuze ngo uyu muntu Imana izamusange imugarure mu bwenge, kuko uyu muntu ndagira ngo mbabwire ngo yaravangiwe bikomeye cyane. niba ahumeka umwuka atishyura kandi isasu bakoze akajya kurigura, urumva atari umupfapfa? ariko yobo ngo ariyibuka, ngo aritekereza, ngo ahinda iki? umushyitsi mu mubiri we. arangije ngo agira n'ubwoba mu mubiri we. noneho niba utiyibuka nurangiza ngo uhinde umushyitsi mu mubiri wawe, ugire n'iki? n'ubwoba. harya urumva hari icyo uzatinya? niba ntacyo utinya, urumva ijuru si ibyacu, niwe nyirabyo udutumye, niwe uzi uburyo tugomba kubaho. ahubwo ikibazo ntabwo abantu bashaka kwiga ijambo ry'Imana ngo basenge, barashaka iby'Imana yaremye yo bakarangiza bayihiritse. ariko nta wahirika Imana. wahirika yakuremye se? aba bantu twabagira nama ki, cyangwa se ijambo ry'Imana ribagira nama ki? oya, inama turabagira, ijambo ry'Imana rirabagira inama. amen. ijambo ry'Imana icyo ritubwira icya mbere, ngo umubiri wanjye ugatigisa, ugatigisa umubiri wanjye. amen. ugatigisa. gutigisa ni iki? ni handi umunyarwanda avuga ngo ibikoba birankuka. ibi wabikora wajyaga umbwira ko uri inyangamugayo? abantu benshi rero aho kuba inyangamugayo ni inkundamugayo. niyo mpamvu batinya kuvuga ukuri. nuvuze ukuri bakakubwira ngo genda uzakwiyamanire, n'ukuri kwawe ntabwo twabimenye. rero ukuri kwawe kuzwi n'iyakuremye nawe ubwawe muri bene so benshi. niyo mpamvu rero nkubwira ngo ntukirige uburana n'abantu, kuko abantu ntago bagishaka kubana n'Imana, ahubwo barashaka iby'Imana yaremye cyangwa iby'Imana yavuze bikabaho kandi biremewe umuntu. rero niyo mpamvu mbabwira ngo iki ni igihe cyo kuvugira Imana by'ukuri, kandi ni igihe cyo gukorera Imana by'ukuri, tukamera nk'abatubanjirije, kuko umuntu utaramera nk'abatubanjirije n'ubundi nta juru afite. ni nabo barangiza bahakanye Imana, nshuti yanjye, bene data. nguko rero niyo mpamvu mbabwira, ndagira ngo iyo tunyarutse tukareba muri Bibiliya, Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 4, ndagira ngo mwene data adufashe. amen. igice cya 4 cya 3 umurongo wa 4, igice cya 3 umurongo wa 4, umurongo wa 4 haragira hati: kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana yo yubatse ibintu byose. amen. Masomye neza cyangwa nsubiremo? reka mpasubiremo. ngo kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana yo yubatse ibintu byose. umvishe? niba mwishimira ibyo mwubatse, yego, kandi muri ahantu muranga ko muri mu ishusho y'Imana, urumva ibyo yubatse umunsi izaza buri kintu cyose kugishyira mu mwanya wacyo, ubwo umuntu azireguza iki? ntacyo kwireguza. niyo mpamvu rero mbabwira, nanjye nibwira, abantu bari gufata imirongo y'abakristo bakayinkohoroniza, kandi nyamara iyi mirongo iri igukomeza wa muntu ubabaranye na Kristo. abantu bavuga ko yishwe n'inzara,
bavuga ko bategereje ko azaza kubasaba, bavuga ko bategereje kuzabona yagwaye bwace, bavuga ko bategereje kuzabona yishwe n'inzara cyangwa abana babuze minerivare. Abantu bari mu mibare ariko ntibazi ko n'umwuka wera w'Imana nawe ari kubarebera mu mibare, nawe arimo arabara. None se niba urabara uri umuntu urumva Imana ari izananirwa kubara? Niyo mpamvu nababwiye rero bene data ngo iki ni igihe cyo kuba maso, ni n'igihe cyo kwirinda. Tuvuye 2024, ubu turi na 2024 mu kwezi kwa 12 ku itariki 29. Ngo umwaka w'ibihumbi 2024 ushigaje umunsi umwe w'ejo gusa. Umunsi n'uwejo? W'ejo nta n'isaha irenga. nta bivuga ngo uraguye umunsi naho arabatandukaniye n'umaze umwaka aguye. Ariko nanone urakizwe uyu munsi naho arabatandukaniye n'umaze umwaka akijijwe cyangwa n'indi myaka. Rero duharanire twe kugwa, ahubwo dusaba Imana itwambike imbaraga. Amen. Ikindi ngira ngo mbabwire bene data, nshuti bakunzi b'umusaraba, icyo mbasaba ni kimwe: twe turabyigana ariko ab'isi ntibabyigana, kuko ibintu byose babyita ibyabo. Ariko twebweho byose si ibyacu, kuko byose ibyo dukora byose dukorera Uwiteka. Turiho mu mugambi w'Uwiteka, turiho mu mugambi w'ibyaremwe nawe, ntabwo turiho mu mugambi w'abantu, ahubwo abantu turiho kugira ngo tunezeze Uwiteka. None ahubwo kunezeza Uwiteka barangije bo binezeza mu by'Imana yaremye kandi batayemera, ubwo se urumva bari mu ijuru? Niyo mpamvu mbabwira ngo guca bugufi ugategereza ukarindira byemeza umutware. Iryo jambo rwose, guca bugufi ugategereza ukarindira byemeza umutware. Niba abantu bubaka amazu yabo, none Uwiteka waremye ibintu byose, akarema isi n'ijuru n'ibiyirimo, urumva ari we njiji? Nimureke tumukurikire. Niyo mpamvu nabashimiye kuba mwaje kunsura, kandi mbashimira n'imirimo myiza mwigomwe nanjye, ndetse ndashimira Imana ikomeje kuturinda. Ni byinshi byahize ubugingo, ni byinshi byahize umubiri, ni byinshi byahize ubwenge, ni byinshi byahize kugira ngo umwuka wera tuwutakaze, ariko Uwiteka aracyaturinze. Amen. Rero turashimira Imana n'imiryango yanyu, natwe n'imiryango yacu. Abagiye kwambuka rero 2025, inama nabagira ni iyi ngiyi: nuko imbaraga bazarwanisha zitazava muri 2025, ni experience bakuye muri 2024. Kandi ni nini nyine, ni experience. Ngo ntabwo twize, ubwo nagaciyemo. Rero ndagira ngo mbabwire bene data yuko Yesu ngo yavuze ngo uhanure, ntawakubuza guhanura. Akwitambitse imbere Yesu aramwica. Jambo muri iyi minsi abantu banga ngo ntabwo Yesu ngo ari neramwe, ngo ntabwo umva ye. Noneho niki cyatumye ikura Adamu munuza muri Edeni? Niki cyatumye mukurayo yarangiza ikamuha guhinga ubutaka bugahita bwera ibitovu? Dore ko Imana itigize irema ibitovu n'amahwa, ntabyo yaremye. Ni ukubera iki? Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza. Iyambukije Abisirayeli ikarinda Mose kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ndetse agahunga ubwoko bwe akambuka akajya kwa sebukwe Labani. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo niyo iturinze natwe. Rero niba abambere barakobye
Mose ntabwo ari twe bazareka bo muri iyi myaka ya 2024 ndetse na 2025 hazabonekamo n'abandi, ariko se experience izagukomeza dore urayikuramo. Rero ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, iki ni igihe cyo kuba maso, kuko mwumvishe ko byose Uwiteka nta kintu na kimwe akorera guhomba. Amen. Rero analize uyishyiremo uca bugufi wumvira Imana, uyishyiremo uca bugufi ugendana n'Imana, uyishyiremo uca bugufi wihanganira ibyo ubona, uyicemo uca bugufi wirinda imbaraga z'umwijima, kuko umwijima uri mu muntu, kandi iyo udacunze neza ngo Uwiteka aguhe umucyo urangiza ubaye iki? Umwijima. Rero reka dusenge Imana mbabwira ngo nimuhumure, iyatangiye umurimo muri twe ni nayo izawusoza. Mwe kugira ubwoba, ahubwo duharanire kugendana n'Uwiteka, duharanire kubana n'imbaraga za Kristo, duharanire kubana n'Umwuka Wera. Mu minsi ishize nabwiye abantu ngo niba Yesu yarashonje, Yesu akarira, Yesu agatamirizwa ikizingo cy'amahwa, Yesu agaterwa icumu mu rubavu, Yesu yarangiza agaterwa imisumari mu biganza, Yesu agacindwa amacandwe mu maso, Yesu akagurishwa amafaranga 30, mugira ngo nimwe bizarorera? Niyo mpamvu rero turi mu isi dufashe igihe, ariko Yesu atubereye maso. Amen. Rero nimuhumure, tuba abagabo nyabagabo, kandi tubitabaza ry'Imana aho kuba umwijima wa Satani. Imana ibishimire, murakoze cyane. Nawe kuba wemeye kubana natwe, kandi kuba wemeye kubana n'abadukurikiye aho bagiye baherereye hose mu mpande enye zigize iyi si. Ariko kandi utarasoza, twakubwira ngo ifuriza abantu umwaka mushya muhire tugiye kugiramwo 2025. Murakoze cyane. Icyo navuga, umwaka wa 2025 Uwiteka azabahire, kandi azabagushiriza ikime cy'umugisha, kandi azabahe amahoro adashira, kandi azabahe guhirwa mu mirimo yabo y'amaboko, kandi azabarinde mu nzira zose bazacamo. Uwiteka umwuka we azabane na buri wese umwumvira, ariko abatamwumvira azabaye guhinda umushyitsi n'ubwoba biyane bace bugufiya, dukomezanye urugendo rujya mu ijuru. Niba tukiriho dukorera isi nk'abayivamo, dukore ijuru nk'abaritahamo. Ikindi navuga, umurongo wa 3 mu gice cya 3 ngira ngo cya 10 umurongo wa 3 cya Yeremiya harimo ijambo rivuga, Yesaya harimo ijambo rivuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko y'intoki zabo. Twicyo dutungwa nacyo n'imisi ebyiri hano ku isi, ni imirimo y'amaboko y'intoki zacu, cyangwa se umuntu tugira ubona akaduha kuko ari Uwiteka umubwiye. Imana ibishimire murakoze. Birashoboka ko aka kanya ku bantu badukurikiye hari uwavuga ati uyu mubyeyi cyangwa se uyu mubwirizabutumwa birashoboka ko twakongera mukamuhamagara akaza akatuganirira kuri izi channel. Ese wakwemera kugaruka Nowa? Turabo mu rugo se rumwe, ntacyo data yatwimye, natwe ntacyo tugomba kwimana. Abakunzi bacu nibyo bishimira cyane. Ariko kandi hari uwavuga ati namubona gutse mu buryo burambuye, cyangwa se mu buryo butari kuri izi kamera zanyu, cyangwa se mu bundi buryo bwa kontakite zawe niziye ku buryo wazishyiraho? Murakoze cyane. Ukaba wabaha ibitekerezo cyangwa nabo bakaguha ibitekerezo, cyangwa se hakaba hari uwavuga ati turashaka ko dusengera. Murakoze cyane. Amazina yanjye nayababwiye, ahubwo reka mbabwire nomero za telefone. Ni 0788504014, ni 0788504014. nkaba mfite na channel yitwa Nowa TV1,
rero aho hose uko twahuye mujye munyaruka murebe, hariho ibiganiro bitwubaka n'ibibubaka, mujye mukora komenti kugira ngo tubone uko tukomeza kubasangiza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana ibishimire. Amen. Murakoze cyane rero Noah.